iyi si yacu igibaho ishuri dore ubu yibarutse covid ko abanyarwanda nta gihunga twanakitse biruta niba ariko byadusabye umuhati abanyamurava ngiri ishuri FATA IKARAMU dufate ikigwa muri COVID19. Mureke nibarize batoya na mbere y'ukurikirana ngo ni COVID19 nyamara twarahigaga cyane tuticyo byanadusaba cyose nubwo byaba amaraso yacu twatabara nta gisibya. None badusabye gutsinsira no COVID19 tuguma mu ngo ntibatubwiye gufata intwaro batubwiye gukaza ingamba byabicyasha bene Imana turi mu bambere mu batoya dukoze ingendo zitari ngombwa. Sigaho ntore w'ibintate. Hari n'abantu bazi ubwenge kugiye ntacyo wababeshya bazi neza ko kinahenze kurusha ideni ry'amafaranga. Uti gute? Urabona nk'ubu nyina gapanga atubusinigeze ngeri wacu kwaje dite basuye kwa Yohana barabyaye ndetse na Jofe no twiganye ubuko bwabo sinabutashye ubuse bagize ngo ikidisi oya ariko sinakwiranganya umwanya sinawubonye uyu niwe mwanya mbonye ahubwo reka mbasure muri covid nyuma sinzapfa kubona kanya business yabihomba kuri wateye umubare mwiza warikorera imare nk'iyo muri COVID19 ni mu muhitire bwa cye dore binkwakuzi bari kwiga gusa covid itaguha ikigwa naho polisi ishyira kayoda none se mbabeshye ntabwo ari igihe cyo gushwana si igitekerezo gishyashya Afrika ikwiye gufata ingamba ikagiterwa yiteguye nubwo nakimuhana kaza akakadusanga dufite injishi gusa u Rwanda rurabizi ntabwo ari isomo ni gutanga ni gushimangira uwo mushinga imitima yacu bo yarakutse Afrika yateramwe irapfuye bona ubuvuzi nta kigenda niba byago se biduteye nk'inshuti yawe muri muruzi kagute kiyogera ikagenda wabigenza ute nyuma yaho uratahoga magazine rero utarabyizeho mbere yaho ndavuga utarabyiteguye nibitubera isomo risoza Afrika yacu nayo iminuza dore igihe yigiye bayisibiza igihe niki ngo nayirangize kaminuza iyi si iratanga isomo nitwige FATA IKARAMU dufate ikigwa muri COVID19 niwangura sigara mbonye intsinzi hano mu Rwanda mbonye twirukanye covid reka duteze imbere iby'iwacu reka dutyaza uburezi bwacu reka dusembure mu buvuzi ndetse n'izindi nzego zose zifasha kwishobora birambye ntabwo ari igihe cyo kurira ku rujyo ngwibi mfashanyo itangwa ntabwo ari igihe cyo guhenda kandi si igihe cyo kumama ibya rubanda baho rupfusha waba uri ingabo ya covid cyangwa uri umuyoboke wayo FATA IKARAMU dufate ikigwa muri COVID19 nawe rero ufasha urubage fasha umuhanda ngo uri kuryoshya ndajya guhahana icyo gipindi urakora ingendo zitari ngombwa unagize Imana ntibakujyanye kuko gufunga se nayo ntego nkawe koko haba se umuntu baramubwiye batifashe kwikiriza ubugingo bate covid ifite ubugi nakabwiye ahura amareba arabona abantu bari mu kaga reka njye numva ngo nakato ngo wumvise nakari keza ngo rikuba wirorera na TV ngo nagafirite nuheruka ariko noneho intoki zacu tuzisukure kuzikoresha tunasuhuzanya murabizi ingaruka zabyo agapfukamunwa nako hari abakambara by'umurimbo cyangwa ari itegeko bahawe aho nitunumva impamvu zabyo turimo ideni igihugu cyacu cyo kukirengera muri byose murasobanutse si iby'ubusobanya natwe mbuze uko mwita gusa covid yizahosha reka dusizanire kunesha murakoze nitwita byose Michel mugira amahoro.